Ni mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 12 Kamena 2026 umujyi wa Kinshasa wazindukiye mu mwuka udasanzwe. Ni mu mihanda minini yegereye Palais du Peuple, icyicaro cy'inteko ishinga amategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage niho batangiye biyegeranyiriza gahoro gahoro cyangwa se bateranira. Ubwo icyo gihe kandi bari bafite amabendera yabo n'umujinya biteguye gutangiza imyigaragambyo karahabutaka, imwe mu myigaragambyo ikomeye cyane yabayeho mu mateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahanini bijyanye n'icyayivuyemo. Ni muri abo baturage bari batangiye kwisuganyiriza aho ngaho imbere y'ingoro y'inteko ishinga amategeko. Hari abari bafite ibyapa, hari n'abandi bari bafite ubutumwa bukomeye cyane gusa bari bagiye bashyira ku mpapuro cyangwa se no ku bitambaro bari bafite. Urebye rero ibyinshi byari byanditse mu butumwa bwabo, bagiraga bati Tshisekedi ntugomba guhindura itegeko nshinga cyangwa se nimuhindure itegeko nshinga. Ngibutsa ko mu minsi mike cyane ishize nibwo inteko ishinga amategeko yari yamaze gutora umushinga w'itegeko rigenga referendum. Ni ku ruhande rwa leta ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bavuga ko ari ugushyiraho uburyo bw'amategeko busobanutse bwo gutegura referendum, ariko kandi ku rundi ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari nabo ahanini uyu munsi batangije iyo myigaragambyo, ibintu bo barabivuga ukundi. Baravuga ko ari intambwe ya mbere iganisha ku guhindura itegeko nshinga. Inteko ishinga amategeko ngishaka gushyigikira Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuba yakiyongeza izindi manda, na cyane ko iryo tegeko nshinga rivuga ko buri muyobozi wese atagomba kurenza izo manda. Batavuga rumwe na Tshisekedi bakavuga ko ari itegeko rishya rishobora kuzamufungurira inzira zo kongera manda cyangwa se guhindura uburyo butegetsi bukomezamo. Ni muri urwo rwego ihuriro ry'abatavuga rumwe na leta rizwi nka C64 ryahamagariye abaturage gukora imyigaragambyo imbere ya Palais du Peuple. Ariko nanone uko umunsi watangiye nuko ibintu byakomeje kugenda mpaka umunsi wira cyangwa se kugera ubwo turimo kugutunganyiriza iyi nkuru mu masaa 9, ibintu byakomeje kugenda bihinduka. Ibyari imyigaragambyo byahindutse imvururu, ibyari imyigaragambyo byahindutse amaraso. Kandi umwe mu banyepolitiki bazwi cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Martin Fayulu, nawe yisanze mu bakomerekeye ku kigero gikomeye cyane muri iyo myigaragambyo. Ni mu gihe binemezwa ko ari umwe mu bari barateguye iyi myigaragambyo ku kigero cyo hejuru. Abatuye Kinshasa baravuga ko kuva mu rukerera ngo ibintu byari bisanzwe. Polisi yari yatangiye kohereza abapolisi benshi mu mihanda, igisirikare nacyo cyohereje abasirikare, imodoka zidasanzwe zakomeje kugenda zegerezwa ahantu hose byatekerezwaga ko hashobora kuza kubera iyo myigaragambyo. Aho hose rero hakikije Palais du Peuple hari huzuye abasirikare ndetse n'abapolisi benshi. Abanyamakuru nabo bari bahageze, ahanini bijyanye n'uko abigaragambyaga bavugaga ko bagomba gutwika buri kimwe cyose, bagomba kugaragaza umujinya wabo. Ariko nanone iryo terabwoba ry'abaturage ryaje nanone kuhita rituma Tshisekedi yohereza itegeko ry'uko bagomba kurasa cyangwa se gukubita uwo ari we wese ugerageza gukoresha imyigaragambyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ni muri abo rero harimo benshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi turaza kugenda tugarukaho, barimo bakabundi ba Martin Fayulu bakomerekeye muri iyo myigaragambyo, ndetse hari na benshi cyane bahasize ubuzima. Ni mu masaha ya mbere y'igitondo Martin Fayulu yageze ku cyicaro cy'ishyaka rye. Abamushyigikiye bari benshi cyane ndetse banishimira kuba uwo bashyigikiye nawe yaje kugira ngo bifatanye muri iyo myigaragambyo. Baririmbaga indirimbo ahanini zirwanya ubutegetsi cyangwa se zigaragaza ko batifuza ko Tshisekedi Chilombo aguma ku butegetsi. Bavugaga ko batazemera ko itegeko nshinga rihindurwa, nubwo ari itegeko ryabujije iyo myigaragambyo mbere. Tshisekedi bivugwa ko yari yategetse ko iyo myigaragambyo itagomba kubaho, ariko Martin Fayulu yafashe icyemezo cyo kudasubira mu rugo maze yifatanya n'abigaragambya, ndetse bavuga ko bagomba kugaragariza isi yose ko Tshisekedi bamuhaze, ko Tshisekedi agomba kuva ku butegetsi. Ntabwo Martin Fayulu yari wenyine. Tugiye mu mazina akomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari Delice Sanga ndetse na Jean-Marc Kabundi nabo bageze muri iyo myigaragambyo ikitaraganya. Abandi banyepolitiki bahagarariye nk'ishyaka rya Moise Katumbi Chapwe nabo nyuma gato baje kwiyunga ku bigaragambyaga, noneho imyigaragambyo ifata indi ntera.
byasaga naho urebye opposition yose yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko yiyemeje kwerekana ko itazemera gucecekeshwa cyangwa se guceceka mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ashaka guhindura ibintu byose. Ni mu gihe abaturage batangiraga kwegera Palais du Peuple, ibintu byatangiye gukomera. Amakuru atandukanye akavuga ko habayeho guhangana hagati y'abigaragambya n'inzego z'umutekano. Hari aho abantu batangiye kwiruka, abandi batangira gusunikana, batangira kuraswamo amasasu n'inzego z'umutekano. Ibyo kandi ngo byagezweho nyuma y'uko noneho itegeko ryaturutse kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ribwira abashinzwe umutekano gutangira kurasa abigaragambya. Abanyamakuru bakavuga ko amasasu yarashwe kugira ngo abaturage batatane, ni mu gihe nyamara abaturage bo bavuga ko ibyabaye ngo ntago kwari gutatanya abaturage ahubwo kwari kubica. Abigaragambya bamwe koko batangiye guhunga, abandi bakomeza gutsimbarara, nuko rero noneho ibintu byatangiye kuba bibi kurushaho. Ni mu kanya gato cyane, ni nyuma y'imvururu zari zitangiye, amashusho nayo yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga hose, harimo namwe ukomeje kugenda ukurikira, yerekana Martin Fayulu noneho yahindutse amaraso. Martin Fayulu bigaragara neza ko yakubiswe ku kigero cyo hejuru, abari hafi ye bakavuga ko yakomeretse mu gihe cy'imyigaragambyo. Hari n'abavuga ko yashatse kujyanwa kwa muganga ariko biragorana kubera umutekano muke wari aho ngaho. Abandi bakavuga ko yahise asubira ku cyicaro gikuru cy'ishyaka rye. Ni nyuma haza noneho n'andi mashusho amwerekana arimo kuvurwa ibikomere. Jean-Marc Kabundi nawe yajyanywe mu bitaro nk'uwakomeretse kuri uyu munsi, ibigaragaza neza ikigero cy'imyigaragambyo ko yari imyigaragambyo yo ku kigero cyo hejuru. Ahanini bijyana nuko noneho n'amazina akomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bakubiswe ku kigero cyo hejuru. Ni mu gihe Fayulu yari amaze gukomereka, andi makuru yatangiye gusohoka. Abamushyigikiye batangaje ko icyicaro cy'ishyaka rye ko cyatewe n'inzego za Tshisekedi. Hari amashusho koko yerekana abantu binjira aho ku cyicaro cy'ishyaka rya Martin Fayulu ku ngufu. Hari andi mashusho yerekana noneho ibyangijwe kuri icyo cyicaro. Abegereye Martin Fayulu bakaba bashinje bamwe mu bari bashyigikiye ubutegetsi kuba inyuma y'ibyo bikorwa. Hari abavuga ko abantu bafatanyije n'ishyaka rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ndetse n'abandi bose begereye IDPS ko bagaragaye hafi y'abigaragambya nabo bagambiriye kubagirira nabi. Kugeza ubu impande zitandukanye zikomeje guterana amagambo kuri ayo makuru, ariko igihari benshi barimo guhuriraho nuko mu gihe Tshisekedi yamenye ko bashaka kwigaragambya no kugaragariza amahanga ko batakimukeneye, nawe yohereje abamushyigikiye kugira ngo bajye kubarwanya. Ibyo kandi bijyana nuko inzego z'umutekano nazo zakoze amahano. Ikibazo gikomeye kiri ibi byose ni itegeko nshinga. Abashyigikiye ubutegetsi baravuga ko umushinga wa referendum kugamije gusa ngo kuzuza icyuho cy'amategeko, bakavuga ko nta gahunda yo kongera manda za perezida ihari, ariko abatavuga rumwe na leta nabo ntabwo babyemera. Bo baravuga ko amateka ya Afurika agaragaza ko impinduka nk'izi ngizi akenshi ngo ntabwo zirangirira ku mategeko mato, ahubwo ngo zivamo noneho impinduka nini mu butegetsi. Niyo mpamvu bo bavuga ko bagomba kubihagarika hakiri kare, kandi bagomba kwigaragambya isi yose ikabibona ndetse ikagira n'iki bikoraho. Abasesenguzi benshi baravuga ko ibyabaye uyu munsi ngo bishobora kuba ikimenyetso kibigiye gukurikira. Ni mu gihe amatora ataha ashobora kuzabamo noneho ibirenze ibingibi, bakavuga ko iki ari cyo gihe cyari kigeze kugira ngo imiryango mpuzamahanga igire ikikora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hatarameneka amaraso menshi. Hari impungenge ko impaka ku itegeko nshinga ko zishobora guhinduka ikibazo gikomeye cya politiki. Hari n'abibaza niba imyigaragambyo nk'iyi ngiyi mu gihe yakomeza mu minsi iri imbere icyo yasiga. Kuri uyu munsi hari abarwa bapfuye, abakomeretse ndetse n'abandi benshi cyane baburiwe irengero. Ntabwo kugeza muri aka kanya ndimo kugezaho iyi nkuru twari twabasha kumenya neza imibare y'abiciwe muri iyi myigaragambyo, na cyane ko igikomeje, ariko icyo tubasezeranya nuko tuza kongera kuba updating mu masaha ari imbere tukababwira icyavuye muri iyi myigaragambyo. Tugana ku musozo, uyu munsi Kinshasa ntabwo ari umunsi udasanzwe, ntabwo ari umunsi wayo, ni umunsi twavuga ko wahariwe cyangwa se bahariye imyigaragambyo
ni umunsi bavuga ko ari umunsi w'impinduka, ni umunsi wahindutse imvururu, ni umunsi wahindutse uw'amaraso. Martin Fayulu yakomeretse, abamushyigikiye bamwe bishwe, Jean-Marc Kabundi yakomeretse, abamushyigikiye bakomeretse, abigaragambya benshi baravuga ko batagomba gutaha, bafite umujinya, baratwika ibyo babonye byose. Ni mu gihe ubutegetsi buvuga ko bugamije kubahiriza amategeko, opposition yikavuga ko irimo kurengera demokarasi n'ahazaza h'igihugu. Ariko ikibazo gikomeje kuri ubu ngubu kwibazwa n'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na benshi barimo gukurikirana iyi myigaragambyo, baragira bati ese impaka ku itegeko nshinga zizakemurwa mu biganiro bya politiki, cyangwa se wenda igihugu kirimo kugenda noneho kinjira mu kindi cyiciro cy'ubushyamirane bushobora guhinduka noneho intambara yeruye hagati y'abaturage n'ubutegetsi, cyangwa se ahubwo bigahindura isura ya Kongo mu mateka ari imbere cyangwa se mu myaka iri imbere. Igisubizo cy'iki kibazo gishobora kuzava mu magambo y'abanyepolitiki, ariko nanone gishobora kutava muri ayo magambo, ahubwo kikava mu byemezo bizafatwa mu minsi iri imbere i Kinshasa. Mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi ni imyigaragambyo ikomeje, ndakomeza kuba updating.